Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the Kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. It's getting dark. It's getting night. It's getting night. Ushobora no kuvuga ngo it's getting dark. Uri kugenda bwira cyangwa se uri kwira. It's getting dark. It's getting dark. Yes, it's there. It's getting night. It's getting night. Yes. Ugushaka kugenda witonze aho uti it is getting night. Cyangwa se it is getting dark. So right now you can teach. I can teach you fluently in English in order to communicate the others. So you can read. It's getting night. I'm sick of a head. I am sick of a head. I am sick of a head. I'm sick of head. I am sick of head. I am sick of head. Urwaye umutwe. Yes. Well, iyo urwaye umutwe rero uri kumva inyundo zikondagura mu mutwe. I am feeling hammering inside my head. Ni nko kumva mbese ari ibintu biri guhondagura mu mutwe. Yes, that's the reason why you say I'm sick of a head. Yes. I am sad. I am sad. I am sad. Utavuze I am sad, ushobora no kuvuga ngo I am unhappy. 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 Yes. Umuntu niba akubwiye ngo I am sad cyangwa se I am sad, abakubwiye ko ababaye ariko atari bya bindi by'agahinda. Kuvuga ngo sad cyangwa se unhappy nta byishimo afite hagati aho ngaho, ashobora kuba hari uwamurakaje. Ntukarakaze rero inshuti yawe cyangwa se mugenzi wawe kugeza aho bigera hariya avuga ati I am sad. Don't make frightened. Ntugatere ubwoba inshuti yawe. Don't make frightened your friends. Yes. Ni ukuvuga ngo rero hagati aha ngaha yashatse kuvuga ati I am unhappy. Sinishimye habe na gato. Yes, izi ngero ni nziza cyane kuri wowe rero kugira ngo uzifate nuko wigana. Imitate. You can imitate this lesson in order to know this lesson. Yes. Iyi video ni ingenzi kuri wowe rero, yihera like rwose. Urangiza kuyihara like wandike muri comment. Niba wandika muri comment urabugize neza, uradushimira uvuge ati iyi video ni nziza, uzadukorera indi video imeze nk'iyi kugira ngo tubashe gukomeza kumva icyongereza nk'uko turi kubona iki cyoroshye. Mbambaha interuro ngufi cyane kugira ngo ziborohere, kugira ngo namwe zibagirire akamaro. I like to eat meat. I like
I like to eat meat. Nkunda kurya inyama. Nkunda kurya inyama. I like to eat meat. I like to eat meat. I like to eat meat. This food is very delicious. This food is very delicious. This food is very delicious. And ukuvuga ngo iyo atari delicious ushobora no kumva umuntu avuze ngo it's yummy. Yummy, yes. Yummy byose ni kimwe. Ni nk'abavuze ati bino biryo biraryoshye cyane. Yes, delicious. Delicious rero ni ikintu kiba kiryoshye, kiri sweet. Kiri sweet. Yes. Bino biryo biraryoshye cyane. You will come to share with us. You will come to share with us. Ni kuvuga ngo hagatanga rero atavuze atashyize mu kubaza, ushyize mu kubaza wahita ucurika ukavuga ati will you come to share with us, ugashyiraho akabaza. Ariko aha ngaho ni yaravuze ati you will come to share with us. Yes, uzaza dusangire. Uzaza dusangire tunezerwe. We have a fun that time to cheers beer. And celebrate that party. You can come that time. Yes, ugomba ushobora kuza rwose kiriya gihe. Nawe rero niba ufite inshuti yawe ugomba kumutumira wizeye yuko atagomba gukererwa cyangwa atagomba kubura. Yes, don't miss out that party. Ni ukuvuga ngo niba uwo muntu umuhaye isezerano ugomba kumubwira ngo don't miss out that party. Don't miss. Ntukabure. Sinzakubure mu kirori cyanjye. Don't miss out my party. Don't disappear my party. Yes. Iyi vocabulary ugomba gukoresha ni nyinshi kugira ngo ubashe gukora interuro. Niyo mpamvu rero natwe iyo turi kwigisha tugomba gushyiramo akanya kugira ngo nawe umire ducanwe, kugira ngo ubashe kwitsa ukomereze hehe kuri ya nteruro ukomeje kwigaho. Yes, you will come to share with us. Uzaze dusangire. Kora hano subscribe rwose uyituhira iratugenewe rwose kuko n'ubuntu kuri wowe. Iyo washyizemo ijana ryawe ubasha kwiga ubumenyi utakabaye kuba wagura iryo jana zo ryakumarira iki. Ariko nushyiraho urareba iyi video wige iguheshe kumenya icyongereza gisobanuye mu kinyarwanda. Urabona ko mba nashyizemo indimi ebyiri, kinyarwanda n'icyongereza, kugira ngo niwumva bakavuza ahantu runaka uzahita uvuga uti kariya narakize rwose, ndakazi, narakabonye. Okay, let's continue. I wake up early in the morning. I wake up earlier in the morning. Ushobora kutabyuka kare ukabyuka ukerewe. Hey my friend, when will you come? Immediately you can reply him,
I am feeling unhappy. I am feeling unhappy. Ndi kwiyumva rwose nameze neza. I will come late. Nzaza nkerewe. Yes. I wake up late. I will wake up late. That's the reason why I can reply you. I will come late. I don't come early because I am tired. I am still in the bed. Nzaba ndi nyiri mu gitanda. Yes. I wake up early in the morning. Niyo mpamvu hano yamubwiye ati byuka kare mu gitondo. Ariko utabyuka kare mu gitondo ngo nyine wamubwira ati I wake up late. Byuka nyerewe. Ntago nageze icyo gihe. Rwose uzamabare ntago nzaza nzindutse. Yes. I take a dinner and I like Ray food. I take a dinner and I like Ray food. Fata ibya nimugoroba cyangwa se nkunda ibiryo bidatetse. Ukuvuga ngo I like Ray food. Ni nk'abavuze ati nkunda ibiryo bidatetse. Ubwo rero ni nk'imbuto. Ariko hano yavuze ati I take a dinner and I like Ray food. Ni nk'abwo afata ibya mu gitondo ariko n'ubundi akongera akarenzaho n'utubuto. Yes, agomba kurenzaho n'utubuto rero hagati aho ngaho akumva arishimye rwose. I always sweep a house. I always sweep a house. Yes, buri gihe nkora mu rugo. Utavuze niyo wavuga ati yard. Yard not yard ni yard. Yard ni imbuga. Uvuga ngo buri gihe akubura imbuga. Yes. Dear students, if you want to prove your level, please, you can write this lesson in your notebook. Dear students, I promise I will send another time video. Yes. Nuba waradukoreye subscribe, uzajya ubona notification zacu zakugezeho. Nujya ufungura kuri YouTube uzajya ubona hejuru aho ngaho hari akazogera. Naka kandi ko kwa padiri bahonda igihe cyo gusohoka kigeze. Hanyuma ubyondeho n'ubyondaho ugahita ubona iyi logo ya Hemmy niyo uzajya umenya yuko ari twebwe twakugejejeho ubutumwa. Ugomba kuyibyondaho kugira ngo igufashe kwiga icyongereza. Yes. Objective of this lesson is to help the learners to know about to speak the Kinyarwanda and English conversation. Yes. Thank you.